konsa mu masaha ya mbere nyuma yo kubyara. Mu masaha ya mbere make zivutse, impinja nyinshi zifite ubuzima bwiza z'ubwazo zijyana ku ibere rya mama wazo. Uku konsa kare guha uruhinja intangiriro nziza y'ubuzima. Gushyira uruhinja uruhu ku ruhu kurugumisha rufite ubushyuhe bukwiye, kukanatuma rugira akamenyero ko konka. Uruhinja ruboneraho amashereka ya mbere na mbere. Aya aba akize ku ntungamubiri. Konka kwe gutuma inda yibyara yikanya, bikihutisha kuvuka kw'iyanyuma. Konsa kare ni ingenzi mu gufasha gukunda no gukundwa n'umwana wawe. Aya mashusho agaragaza uburyo kamere bwo gutangira konsa kare mu rugendo rw'ubuzima bw'impinja 3. Ako kanya umwana akivuka ashyirwa uruhu ku ruhu ku nda ya mama we. Umubyaza agenzura ko umwana ameze neza uko ari kumwumutsa akoresheje umwenda ufite isuku. Amusigaho igihu gisa umweru kiba kiri ku ruhu rw'umwana kimurinda gukonja. Hanyuma akamutwikiriza umwenda wumye kandi ufite isuku. Umwana ahumurirwa aho ibere rya mama we riherereye. Intoki z'umwana ziba ziriho impumuro y'amatembabuzi yabagamo, bikamufasha kubona impoko ya mama we kuko nayo iba ifite iyo mpumuro. Kubw'iyi mpamvu y'ingenzi, ni ngombwa kutumutsa intoki z'umwana no kutoza impoko mbere y'uko uruhinja rwonka. Uruhinja rurekerwa ku nda ya mama warwo ntihagire urukoma, byibura mu gihe cy'isaha nyuma yo kuvuka cyangwa kugeza nyuma yo konka bwa mbere. Umubiri w'umumama ugumisha ubushyuhe bw'uruhinja ku rugero rukwiye. Impinja nyinshi ziba ziri maso mu masaha make ya mbere. Reba uko umwana afungura amaso ye, uko yumva n'uko yihumuriza ibimukikije. Umwana atangira kunyeganyeza ibirenge bye, intoki ze n'umubiri we wose ariko agenda yijyana ku ibere rya mama we. Umwana ashobora kugenda acishamo igihe cyo kuruhuka hagati y'igihe cyo kwikubaganya mu isaha ya mbere. Reba umenye ibimenyetso bikubwira ko ashaka konka. Yasama cyane, anashyira intoki ze ku munwa we. Akoresheje kwihumuriza, gukura neza akivuka, umwana ajya ku mpoko ya mama we ifite impumuro nk'iy'intoki ze. We ubwe yishakira impoko, akagerageza kuyifatisha intoki n'umunwa we. Ageraho agafata impoko akayitamira, agatangira konka. Ni byiza kureka umwana akifasha ibere. Gerageza ntufashe umwana ku ibere cyangwa kumusunika umutwe urimwegezaho. Kubikora utyo bishobora kumucanganukisha maze bikagabanya uburyo kamere yakoreshaga yifatisha ku ibere ryawe. Uruhinja rugumishwa mu gituza cya mama warwo byibura mu gihe cy'isaha naho rwaba rwarangije konka. Uyu mubyeyi araruhutse mwanya muto mbere yo gusunika umwana ngo avuke. Uruhinja rushyizwe ako kanya uruhu ku ruhu ku nda ya mama warwo rurumutswa n'umwenda ufite isuku. Umwana arikubaganya akanarira ako kanya. Intoki ze ntizumutswa. Impumuro y'amatembabuzi yabagamo imugumaho, bigatuma abona impoko. Umwana atwikirwa hakoreshejwe umwenda wumye ufite isuku. Irinde gukubaganya umubyeyi n'uruhinja. Kuva uyu mwana yavuka, yari maso kandi yikubaganya. Arimo kureba, yihumuriza, numva ibimukikije.
Reba ibimenyetso akoresha agaragaza ko ashaka konka. Azana amacandwe, ashyira intoki ku munwa we, anonka igikumwe. Hamwe no guhumurirwa kwe, atangira kugenda asanga impoko. Umwana asohora ururimi agenzura aho impoko iri. Nubwo aba atabona neza, arareba mama we. Nyuma uruhinja rufashe impoko ruronka. Uruhinja ruronka kugeza rushoje. Umubyeyi n'uruhinja barasinziriye ngo baruhuke. Uru ruhinja rushyizwe uruhu ku ruhu kuri mama warwo ako kanya rukivuka. Rurumukijwe neza uretse intoki zarwo maze rutwikirwa umwenda wumye ufite isuku. Iyo uruhinja ruryamishijwe kuri mama warwo rumushyirwaho ku buryo umunwa uba uri hasi y'impoko za mama warwo, kuko kwiyegeza imbere ari ibya kamere impinja zose zikoresha. Uru ruhinja rurimo gusinzira kandi rwari rukeneye ikindi gihe cyo kwitegura konka, nubwo umubyeyi yarugumishije uruhu ku ruhu hafi ye. Ibi si ibidasanzwe. Noneho uruhinja rurongeye rurakangutse. Rutangiye gukora, kumva no kwihumuriza ibirukikije. Ruranyeganyeza ibirenge, intoki n'umubiri wose ariko rugenda rwijyana ku ibere rya mama warwo. Umwana aranyeganyeza umutwe we ariko ashakisha impoko akoresheje umunwa we. Umwana atamira ibere akuzuza umunwa maze akarifata akonka. Umubyaza yagategereje umwana akamara konka, akamara uruhu ku ruhu na mama we byibura isaha yose mbere yo gukora ukundi kumwitaho gusanzwe kw'impinja zivutse. Ukwitabwaho k'uruhinja rwawe nko guterwa vitamine K no gushyirwamo umuti urinda amaso bikorwa ruri mu gituza cyawe. Tegereza byibura umunsi umwe mbere yo kuhagira umwana bwa mbere. Niba ushaka kuva mu ibyariro ujyaho abamaze kubyara barwarira, shyira uruhinja uruhu ku ruhu mu gituza cyawe vuba cyane bikigushobokera. Ibi bizagirira akamaro umwana wawe. Mureke yifashe ibere. Menya ko ugomba kugaburira uruhinja rwawe amashereka gusa. Ibi bizatuma uruhinja rumenyera konka, rurinde kurwaragurika, binakongerera amashereka. Wiha umwana amazi arimo isukari, icyayi cyangwa indi mfashabere uretse amashereka. Kugaburira uruhinja amashereka gusa mu mezi 6 ya mbere ni ingenzi ku mwana wawe. Ibuka, uruhinja rushyirwa uruhu ku ruhu ku mubiri wawe ako kanya rukivuka. Kugira uruhinja rubona ibere, reka koza impoko cyangwa kureka uwo ari we wese ahanagura intoki z'umwana wawe. Rinda umwana wawe umuha ibere ryonyine mu mezi 6 ya mbere y'ubuzima.